tujye muri story. So story nari ngiye kubabwira ya mpano n'umukobwa we n'iki. So gahunda nuko zimeze. Ngiye kubabwira impamvu ya mpano, impamvu Jihad bamufashe. Njewe nicaye hasi mu gitondo ndareba byari bamukiza mbanze ndavuga ariko Jihad bamufunze iki. Ko Jihad atari we yafashe video, ko atari we wasambanye ngo iyo video ayifate noneho naranja ive muri telefoni wigene muri telefoni yindi n'ubundi ayigire. Nibwo nabanje gukora blog ya mbere nimo ndavuga ati simbona impamvu Jihad yafunzwe kubera Jihad nawe afite video bayimuhaye nawe ashobora kuba yaribonye ari umuntu w'igihumbi ariko urumva nawe arayisharinga nk'abandi bayisharinze nje mfite abantu bagere nko kuri 15 bagumaga bayima you know. So ndavuga ati se Jihad atandukaniye he n'uwundi muntu uri muri etazi ni nk'abo barundi kazi bayigusharinze. Urumva ariko Jihad nawe reka manze mugarukeho. Jihad akoze mita nkenye nkoro. Ugahita uvuga ati bayobozi bacu turabakunda ariko ibi bintu ntabwo twabisobanukiwe. Ako kanura kazi ndi kukumva. Ubundi ikintu cyafungishijwe fata ku mavuta nuko yahagaze imbere ya kamera ahita avuga ukuntu weshora kunyurana n'ubuyobozi tu. Akavuga ati jewe ribu nimpamagara ntabwo nzahaguruka ngo ngende ngo ibi bintu by'ibyo. Rero Jihad ako kantu nako ajya kagiramo. Akantu ko kudashaka kwerekana ko yubaha abayobozi. Urumva so sasa rero ni nayo mpamvu ngiye kugera kubyo ngiye kubabwira bya Jihad itariki 9 ingira ngo nibwo twari twakoze live cyangwa it was before live twakoze. Urumva imboro yari yagiye hanze ya mpano. Noneho Jihad ngo saa 5 za nijoro. Kwibuke ko ibintu ugiye kuvuga hano uwo bita Njuga yaraje hano aravuga yarangije kuvuga bahita amanona kuri pano. Bimubwira ati ntitushaka ngwino ibyo uvugiye kwa Godi fata ngwino bivugira ahanga turagukeneye. Amaze kwitaba inshuro enye. Bivuze ngo ibyo uri kuvuga hano ribiri kwandika. Yego. Jihad ngo itariki 5 iyo video itaramenyekana abantu bose batarayimenya. Saa 5 za nijoro. Itariki 9 saa 5 za nijoro. Jihad yapostize video ya mpano arimo aracumita umugore we kuri stati ya WhatsApp. Subiramo ako kantu ngo byagenze bite? Mbere ko ngo erega ngo Njuga ntabwo azi kuvuga. Njuga ashobora kuba yaravuze ngo urabona nk'ibi bintu mvuga ndavuga ati biravugwa ngo nuvuga ko njyewe niyo naba mbizi neza ko ari ibyo ntabwo ushobora kuvuga ati nibyo. Kuko ntabwo nimero yawe isevinze nimero ya Jihad yawe. Nta nubwo nari impari. Nta nubwo warebye stati ya Jihad. Nta nubwo narebye stati ya Jihad. Nukuvuga ko njyewe rero ntabwo ushobora guhamya niyo bampamagara abayobozi ndababwira ati biravugwa barabivuga ni ibintu buntu narumvishe ntabwo mbihamya. Ariko biravugwa ngo itariki 9 saa 5 za nijoro. Ego. Jihad yapostinze video ya mpano kuri stati ye ya WhatsApp. Reka manze nkubaze. Uzi Yesu kwiza wa mipango cyogere mu nkuba umwami w'abagore. Gasuku. Uzi iya postinze ikintu kuri WhatsApp ye abantu bakibona. Ibihumbi 10. Ukuvuga ko bibari bibi kugira ngo ikintu kivuge ukivuga kiri direct utaruhari. Yego.
sibyo ndimo ndigisha abandi bantu ukuntu bagomba kuvuga ibi bintu erega mubihubukiramo murahubagurika ugasanga akantu kiteretse kamera karimo karahubagurika vuga ngo babihubukiramo Dumba ntuzigera ubona nyerera ngo ngezo noneho ngo breaking news ngo amakuru yiteyo ndashaka kubamenyesha ko ngo uno munsi reka niyo mpamvu nguma mbwira ababyeyi bagore bari hano mwishurire minerval abana banyu so rero nkuko nari ndakubwira ati stati ya Jess Kwiza wa mipango icyaho abantu 10,000 nuko ko Jess Kwiza iyo apostinze ikintu kuri stati abantu 10,000 barakibona komeza none nkaba nibaza ko stati ya jihad erega jihad yantanze kumenyekana buriya komeza nkaba nibaza ko stati ya jihad nayo ishobora kuba irebwa n'abantu benshi gutyo cyane. So rero niba uwo munsi wa mbere video yasakaye jihad nawe yayikishije kuri stati ribu ubu ngiye kuvuga ukuntu nteke ahangaha none abandi bantu kubigisha ukuntu bavuga ubu ngubu akangiye kongeraho nako nakantu ukoresha cyane cyane iyo ugiye kuvuga ibintu utazi neza ukavuga bijyanye n'imitekerereze yanjye uje kutwigisha imvugo nibo nabigisha ni werega Duma niko nkora ntabwo nzano mubagurika ngo abantu ngo bene ngomba nkuba no gutangiramo amasomo bijyanye n'imitekerereze yanjye ndibaza ko jihad afite ribu yashoraga kumushyiramo imiyaga kubera ka kantu nakubwiye ko kuba jihad telefone isiye sibo muntu wa mbere video yagezeho ni ukuvuga ko iyo ribu nayo ifite ubwenge bwo kuvuga ati urabizi ariko se wa mugane uno jihad atandukanye he n'uwundi muntu wayibonye atandukanye bishobora kubibona ariko bafata amasaha jihad yayipostingiye bagafata n'umunsi video yasakaye na statiye denja ishobora gukora muri muri societe noneho bahita bongeraho akantu ko kuba jihad adakunda kwicisha bugufi imbere y'ubuyobozi. Hari ikintu utari kumva hano rero kanze nkubwire wowe ikintu no kuvuga ngo this is the lucky yuko mwirwa kuri Instagram umva uko itegeko rivuga ndumva muje mwibuka ko iki kibazo cyo gusakaza ubwambure n'amashusho y'urukoza soni ibi ni ibintu twahostinze beat yari murangira inshuro 3 mu nshuro ebyiri na hostinze beat yari murangira namubazaga kuri iki kibazo cyo ki cy'amashusho y'urukoza soni kuko twaribazaga tuti ni gute umuntu wifashe video urimo kunyumva uwe bamureka akidegembya hagakurikirana uwazisakaje izi saga Dumba nuza gukurikira ibuka saga mazeho hafi cyumweru cyose ya Moses yashize akabuno ke hanze bari kumurongora twahirwa ribu baramvugishije baravuga Godfather bankubita icyo bita igazeti ya leta baravuga ngo dore ingingo ya 38 iravuga ngo kwifata amashusho ntabwo bigize icyaha hagize umuntu usakaza iyi foto cyangwa akayipostinga none haturi kuvugana uyu muntu yahanwa nkuko Pazo ari guhanwa bivuga ko ari we nyirabayazana wayipostinze ku munota wa mbere. That's my charger, it's working. Urimo kunyumva? So hahanwa umuntu wese wasakaje itegeko ry'u Rwanda rihana umuntu wasakaje amashusho y'urukoza soni mu ruhame. Unyumve neza cyane. Aya masagize undi muntu bigaragara ko yayishe yarinze. Uyu nguyu aragenda bamushyire mu gatebo kamwe na ba jihad. So ikintu twonguye niba uvuze ko jihad yayipostinze kuri WhatsApp muri ririya joro. Niyo mpamvu ya mpano yabyutse mu gitondo ajya kumuregana nande ajya kumuregana na Pazo kuko wibuke ko twakoze niba byarasakaye ninde muntu wa mbere wayishize ku nkuta cyangwa wayishakaje bwa mbere. So uri kumva ya mpano yagiye kurega umuntu akeka nyirabayazana wayisakaje bwa mbere.
hanyuma ashyira arega n'umuntu wayishyize mu ruhame bwa mbere. Aya masaha sindi wakurikiye urubanza rwabaye yesterday. Urubanza ntabwo narukurikiye. K John dosiye ya K John na Pazo ni imwe na nimero ya dosiye ni imwe. Icyaha ni kimwe bari kuregerwa hamwe. K John yamwigaramye aravuga ati ndashaka kuburana njyenyine. Turi kumwe? Yigaramye nuza yigaramye Pazo. Ati ndaburana njyenyine sinshaka kuburana na nyirabayazana kuko ni waduhaye video bwa mbere. Sinzi no kubyumva. Niko bivugwa n'umunyamakuru wagiye ku rukiko ejo kubivuga. Ku buryo K John ejo we yavuze ngo yewe nikimenyimenyi. Jewe niteguye kuburana nonaho. Nta n'umunyamategeko ntanzi. Ndaburana ntanga ubuhamya by'uko byagenze. Nyirabayazana watuzaniye video nguyu. Abaramutanze. So Pazo ati reka da. Ntabwo niteguye kuburana. Nkeneye umunyamategeko. Nige n'urubanza. So ubugenzacyaha buraza gutandukanya dosiye cyangwa ko bari bahaye dosiye imwe. Bivuze ngo niba ari uko bimeze umuntu bita K John yabaye ikigwari. Ubu K John yamaze kutaba mugenzi we mu nama. Urukunyumva? Aravuga ati genda ubambwe wenyine, ni wewe wabizanye, nta hantu nigeze bisakaza, ndakubujije. Urimo kumva? K John yabaye snitch. K John yabaye snitch ari gusama amagara ye kandi ari kwemera akabambanwa nishumiye. So iyo basamye bacumugane mu Kinyarwanda, iyo basamye amagara hejuru burumwe asama, iyo batereye amagara hejuru burumwe asamaye. Kankubwire du ubushize urukumva uzi ko habayeho no guterana amagambo munyereka ko yampano yakoze amakosa. Mumbwira n'amakosa ya yampano urabyibuka? Pazo aza yandushije umunwa. Pazo yakurusha, ariko rero ibyo bintu ugenda cyabihagararaho. Ibintu Pazo njyewe ntabwo Pazo muvugira niba Pazo nanjye niba Pazo really ariwe ya sharing the video akayikura muri telefone ya yampano. Yego agomba kubihanirwa tu. Yego njyewe ikintu nari ndimo ndavugira kuri Pazo navugiraga muko bakoranaga na yampano. Iki kintu ntumvikanye naho Dumba, ntumvikanyeho nawe. Ubuhemu yampano yari gukorera uriya musore. Aya masaha reka tumuvugeho kuko ari mu maboko atari kandi arimo gukekwa. Ntabwo ndibuze kumuhamya, ntabwo ndibuze kumucira urwa Pilato ngo niwe wabikoze. Ariko niwe wafashwe, niwe aya masaha uri gukekwa kandi n'abantu barenze umwe. Turagendera ku bantu batanze ubuhamya. Njuga yatanze ubuhamya ko yiboneye video bwa mbere n'amaso ye. Inde Njuga yiboneye video bwa mbere n'amaso ye, ayihawe nande? Ayibona ntabwo yayihawe. Yayibonye muri telefone ya K John na Pazo bari kumwe. Untega amatwi. Clapton Kibonge bagiye kurya umuceri. Yayiboneye kwa Clapton Kibonge. Mbwira abantu bafunguye iyi account ya ID cyashya ndashaka kutangira kuyihosta bamaze kugera ku 500 kandi atari bakeya bafite 400 bayifollowing. Mu following account mu following account ya Godfather ntacyo utasabiriza follow amafaranga ibintu byose ga mu following Godfather kuri account yingiye ishasha. Nawe ni uwacu senya munsi byari kwa ngoma kumanza kunshuriraho kapfa we ko ndi kuri pano yawe ndigeze mbona nagatima.